nongeye kubasuhuza nk'uko bisanzwe muri kumwe na Dr Aristarike Muganga. Uyu munsi noneho turaganira ku bibazo bijyanye no kubura ubushake mu gihe cy'imibonano, ariko noneho ku bagore n'abakobwa. Dukunda kuvuga ku bibazo by'abagabo ndetse n'imiti yongera ubushake ku bagabo isigaye iboneka henshi, ariko ku bagore ubuvuzi buracyari inyuma kuri iyi ngingo. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko abagore ari bo bahura cyane n'ikibazo kijyanye no kubura ubushake mu mibonano kurusha abagabo. Byibura 40% by'abagore bose bagira bimwe mu bibazo bijyanye no kubura ubushake no kunanirwa gukora imibonano. Kandi ndakeka ko ibyo ari ukuri, ahubwo gusa nuko umugabo we iyo ananiwe gukora imibonano bihita bigaragara, kuko igitsina cye ntigishobora kugira icyo gikora nta bushake afite, ariko umugore we ashobora gukora imibonano nta bushake ntiyishime, ariko n'ubundi igikorwa kigakunda. Abagore rero bagira ibibazo byo kubura ubushake cyane kurusha abagabo, ariko abagabo nibo bigaragara cyane kurusha abagore. Ibuka gukanda subscribe hano hasi, hanyuma ntangire gusobanurire igitera ibibazo byo kubura ubushake, kubura ububobere, kubura amavangingo ku bagore, hamwe n'uburyo bivurwa kwa muganga. Kubura ubushake ku bagore ahanini biterwa n'uruhurirane rw'ibibazo bitandukanye bigira ingaruka ku migendekere myiza y'imibonano. Reka tubanze dushyire ibibazo abagore bakunda kugira mu mibonano mu byiciro bitatu by'ingenzi. Mu cyiciro cya mbere hazamo ibibazo bijyanye no kudatekereza imibonano cyangwa se kubura icyo bita désir sexuel. Aha hakubiyemo umugore utajya ashishikazwa n'imibonano, utagira na gato ibitekerezo bijyaniranye n'imibonano muri wowe, bikaba byatuma umuntu ahangayikishwa n'uko atameze nk'abandi, cyangwa bikabangamira imibanire yewe n'uwo bashakanye. Mu Cyongereza byitwa hypoactive sexual desire disorders. Ni ukuvuga ibibazo bijyanye no kubura ubushake bw'imibonano cyangwa se kudashishikazwa n'imibonano. Mu cyiciro cya kabiri haza noneho abadamu bashaka imibonano, bashishikazwa n'imibonano, ariko bakagira ikibazo cyo kwishimira imibonano. Ibi ni byo abenshi bakunze kwita kubura ubushake cyangwa se kugira ubushake buke. Ni ukuvuga ngo ni ukunanirwa kugumana cyangwa kunanirwa kugera ku byishimo bijyana n'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Ushobora kumva ushaka gukora imibonano cyangwa bigushishikaje, mbese wagize désir sexuel, ariko ugatangira kubikora wumva ubishaka, ntubashe kuryoherwa ku kigero gituma unyurwa, akenshi ugahita utakaza ububobere cyangwa ukumva utishimiye igikorwa urimo. Ibi ni byo abenshi bakunda guhura nabyo, ni nabyo abenshi baza kwivuza. Aha hakubiyemo kunanirwa kugira ububobere buhagije, kutarangiza, gutinda kurangiza n'ibindi nk'ibyo. Ni ukuvuga ko umugore aryoherwa ariko ntashobore kugera ku ndunduro y'ibyishimo bijyanye n'imibonano ngo yumve anyuzwe. Ibi bikamutera stress. Mu gihe abandi barangiza igikorwa bakumva baruhutse mu mutwe, umugore ufite iki kibazo warangiza igikorwa aribwo ahangayikishijwe cyane no kubona ntacyo yakoze, cyangwa se akumva arushya ahubwo aho kuruhuka kubera guhangayika. Mu Cyongereza babyita female sexual arousal disorders. Sexual arousal ni nko gushyukwa. Abagore bagira ibibazo rero byo gukora imibonano ariko ntaryoherwe, ntarangize, abafite ubu burwayi bwa sexual arousal disorders. Hanyuma noneho hakaza ikindi cyiciro cya gatatu cy'abadamu bababara mu gihe cy'imibonano, kubabara mu gihe cy'imibonano. Hari umukobwa cyangwa umugore ubabara cyane buri gihe cyose akoze imibonano, aho kwinjira kw'igitsina cy'umugabo gutera kwikaya gukabije kandi kubabaza kw'imikaya ikikije igitsina. Rimwe na rimwe bikaba byanatuma imibonano idashoboka rwose. Hari ababa babisanganywe akaba nta na rimwe yigeze akora imibonano ngo abure kubabara. Hari n'ushobora kuba asanzwe ayikora ntababare, ariko bikaba bije vuba, nyamara bigakomeza kuba buri gihe cyose akoze imibonano. Muri iki cyiciro rero turakigabanyamo na kibice, kuko hari ibyo bita dyspareunia. Dyspareunia ni ukuvuga ngo ni ukubabara igihe cyose ukoze imibonano mpuzabitsina ariko imibonano ikaba yakorwa. Hakaba noneho na vaginismus. Vaginismus ni ukwikaya kw'imikaya ifunga igitsina bituma umugabo atabasha kwinjira na gato, ahubwo ukababara igihe ubigerageje. Hakaza noneho na non-coital sexual pain. Hari noneho n'undi ubabara mu gitsina nta mibonano ibaye, ahubwo akababara igihe cyose ayitekereje, cyangwa se igihe hari umushotoye agatuma atekereza imibonano aho kugira ngo ashake imibonano, ahubwo akababara. Ibi rero ni uburwayi. Abagabo bamwe bashobora ndetse no kutumva uburemere bw'iki kibazo, agakora imibonano umugore atakubabare ariko akabyirengagiza ku buryo atekereza ko kugutaka ari kwa gutaka gusanzwe.
Abandi bo usanga bashobora kubyitiranya n'ubusugi, cyane cyane iyo ari ubwa mbere bibaye, kavuga uti ubwo ari kubabara buriya ashobora kuba ari isugi kandi ahubwo wenda ari ikibazo yifitiye. Ni izihe mpamvu zitera ibibazo bijyanye n'imibonano ku bagore? Ibitera ibibazo bijyanye n'imibonano ku bagore ni byinshi kandi akenshi usanga aba atari ikibazo kimwe kibitera, ahubwo ari uruhurirane rw'impamvu nyinshi. Zimwe mu mpamvu zibitera ni nk'izi zikurikira: indwara zijyanye n'ibibazo by'imitekerereze cyangwa se indwara ziri psychologique, ibibazo biri psychologique nko kuba ubana n'agahinda gakabije, ibyo bita depression, kugira imihangayiko ikabije, kuba ufitanye amakimbirane n'uwo mukorana imibonano cyangwa uwo mwashakanye, mufitanye beef. Ibi bigira ingaruka ku mibonano, ubushake bukagabanuka rimwe na rimwe rwose, ukaba wanabikora ukababara kandi nta kindi kibazo ufite usibye icyo kibazo cyo mu mutwe gusa. Umunaniro ukabije wenda bitewe n'akazi kenshi, stress, kuba ufite ibindi bintu bigahangayikishije, ibi nabyo bishobora gutuma umudamu abura ubushake. Kuba mukorera imibonano ahantu mutisanzuye, cyane ukuvuga wenda nko mu nzu ntoya aho mubana n'abandi bantu ku buryo umudamu atisanzura, nabyo bishobora gutuma umugore atakaza ubushake cyangwa ntiyirekure, bigatuma atanaryoherwa, akanababara rimwe na rimwe. Nanone ushobora kuba warigeze gufatwa ku ngufu cyangwa se hari ibibazo wagiranye kera n'uwo mwakoranaga imibonano, bikajya bikugaruka bigatuma utakaza ubushake mu gihe cy'imibonano n'undi muntu mushyashya muri kumwe. Ikindi kintu gishobora gutera kubura ubushake ni imiti umuntu ashobora kuba afata y'izindi ndwara, nk'umuntu ufata imiti y'igicuri, umuntu ufata imiti ya hypertension, umuntu ufata imiti y'ubundi burwayi, nayo ishobora kujya. Hari imiti imwe n'imwe igabanya ubushake ku badamu. Aha nanone hazamo n'imwe mu miti yo kuboneza urubyaro ishobora kugabanya ubushake bw'imibonano bitewe n'imisemburo ibamo, ariko ntabwo ari kuri bose. Hari abo ubushake bwiyongera, hari abo ubushake buguma ari bumwe, hari n'ababura ubushake rwose bitewe n'imisemburo iri mu miti yo kuboneza urubyaro cyangwa se muri za nshinge zo kuboneza urubyaro. Hari rero n'indwara zisanzwe nazo zishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bw'imyororokere, nk'umuvuduko w'amaraso na diyabete n'izindi ndwara zimwe na zimwe z'akarande cyangwa se indwara zifata mu myanya myibarukiro. Hari nk'iyo bita endometriose cyangwa se wenda n'ama-infection mu gitsina akomeza kugenda agaruka, nayo hari igihe kigera agatuma mu gitsina huma, ububobere bugatakara, ubushake bukabura. Abadamu bageze mu zabukuru, bageze mu gihe cya menopause cyangwa se nyuma yaho, uko imyaka yiyongera ubushake bugenda bugabanuka. Hari n'izindi mpamvu nyinshi ntabwo twazivuga ngo tuzirangize. Ni nayo mpamvu ikibazo cyo kubura ubushake ku bagore gikomeye kurusha ku bagabo, kuko ku bagore harimo impamvu nyinshi cyane zibitera kurusha ku bagabo. Icya kabiri, abagore ni ibiremwa birangwa n'amarangamutima cyane, ku buryo ibibazo biri psychologique bibagiraho ingaruka cyane mu mibonano kurusha ku bagabo. Ni ibintu bikomeye kuvura ibibazo bijyanye no kubura ubushake ku bagore, kuko akenshi biba biterwa n'impamvu z'urusobe zitandukanye. Njyewe uburyo ndi buvugeho ni uburyo dukoresha kwa muganga mu kuvura ibibazo nk'ibi ngibi. Ikintu cya mbere twibandaho ni ukumenya ngo uburwayi bwawe buri mu yihe kategori kandi se bwatewe n'iki. Hanyuma tukavura ikibitera, bakakugira inama, wenda niba ari ikibazo cyo kudategurwa neza bakakuganiriza, niba se ari ikibazo cy'amakimbirane ufitanye n'uwo mwashakanye. Rimwe na rimwe bashobora kuguha imiti igabanya stress nk'utunini twitwa stressam, imiti igabanya umunaniro nk'ibinini byitwa ginsomine. Niba warabitewe n'ama-infection ahora yisubiramo bakavura ayo ma-infection, niba ari endometriose bakayivura, niba ari diabete cyangwa se izindi ndwara. Rimwe na rimwe tuvura indwara yabiteye, noneho cya kibazo cyo kikikemura ubwacyo. Ikibazo cya kabiri rero kibizamo ni imisemburo. Hari imisemburo ibiri igira uruhare mu kuzana ubushake ku budamu. Hari umusemburo witwa estrogene, hakaba harimo n'umusemburo witwa testosterone n'indi misemburo yo mu bwoko bw'amandrogene igira uruhare mu gutuma umugore agira ubushake. Iyi misemburo iyo yavuye kuri gahunda, ubushake burabura, rimwe na rimwe n'ububobere bukagenda, kandi ari ikibazo cy'iyi misemburo gusa. Iyi misemburo rero nayo irahari, ikorwa kwa muganga, bashobora kuyiguha nk'umuti ikakuvura, nubwo nayo hari izindi ngaruka ishobora kugira. Nanone ubundi buryo bukoreshwa ni imiti yongera amaraso mu gitsina. Nk'uko umugabo igitsina cye gihaguruka kubera amaraso yipakiyemo, ni nako umugore
amaraso yipakira muri urugongo no mu gitsina agatuma gukweduka kwacyo n'ububobere bwiyongera vuba. Iyo amaraso atabasha kugera mu gitsina neza, ubushake nabwo burabura. Imiti rero ikoreshwa ku bagore kugeza ubu ni imiti mikeya kurusha ikoreshwa ku bagabo. Icya kabiri, nta muti n'umwe wizewe 100%, kandi imiti myinshi muri yo igira ingaruka zimwe na zimwe. Ngiye kubasobanurira, ngiye kubereka imwe mu miti igezweho ubu iri gukoreshwa ku badamu n'icyo ivura n'ibyo ikora, ariko imyinshi muri yo ntabwo irakwirakwizwa, imyinshi muri yo ntiratangira gukoreshwa ku bantu bose, kandi rimwe na rimwe haba harimo n'impungenge zijyanye n'ibibazo iyo miti ishobora guteza. Duhere kuri ya miti ituma amaraso agera mu gitsina neza. Harimo imiti bita PDA inhibitors. Iyi miti ubusanzwe ikoreshwa n'abagabo mu gutuma igitsina cyabo gihaguruka, ariko ubushakashatsi bwagaragaje yuko iyi miti abagore bamwe bayifata mu rugero runaka kubera yuko yongera circulation y'amaraso mu gitsina, bigatuma umudamu nawe ubushake bwe bwiyongera kurusha abatayifashe. Harimo nka Vardenafil na Tadalafil. Tadalafil ndumva mu Rwanda iboneka, na Vardenafil simbizi ariko ndakeka ko nayo ihari. Hari indi misemburo bita prostaglandine, aha twavugamo nk'umuti witwa Alloprostadil, ni gel usiga mu gitsina. Hanyuma iyo uyisize mu gitsina ituma imikaya ikikije igitsina yirekura, umuntu akabasha gukora imibonano atababaye, bityo akaba yaryoherwa cyangwa se ubushake bwe bukiyongera. Hakaza niyo bita nitric oxide, iyi nayo ifasha mu kongera amaraso mu gitsina, ndetse n'indi miti bita VIP, harimo uwitwa Candoxatril, nayo ituma igitsina kirushaho kurelaxa, kweduka, umuntu agakora imibonano mu buryo bumworoheye kurushaho. Muri iyi yose maze kuvuga haruguru, iyo nzi neza ko iboneka mu Rwanda ni Tadalafil na Vardenafil, ariko Alloprostadil sindayihabona. Nitric oxide irahari ariko nayiboneka gakeya, uyu wundi wo ntabwo uratangira kugera mu Rwanda. Hanyuma hakaza imiti ijyanye n'imisemburo. Imiti ijyanye n'imisemburo, hari ya misemburo ibiri twavuze, estrogen. Hari umuti bita estrogel, ni umuti uba urimo ziriya estrogene ariko w'amavuta umuntu ashobora kwisiga. Abenshi bawukoresha bisiga mu gitsina kugira ngo igitsina cyongere ubushake bitewe n'iyo misemburo. Ariko hari n'uwitwa testosterone. Testosterone wa kenshi aba ari inshinge. Umudamu witweje urwo rushinge, ubushake buriyongera, akarushaho kuryoherwa n'imibonano, kandi akaba yanarangiza niba bitari bisanzwe bimubaho. Ariko hari n'indi misemburo y'amandrogene nayo y'imikorano nk'uwo bita tibolone. Tibolone yo ntiragera mu Rwanda. Estrogel irahari, testosterone z'inshinge zirahari, tibolone ntago ndayibona, ariko nayo igabanya kumagara mu gitsina, ikongera ububobere, no ikanatuma imibonano irushaho kuryoha. Indi miti irimo gutangira gukoreshwa muri iki gihe ni imiti, kuko basanze gukora ku misemburo, gukora imiti yongera amaraso mu gitsina, rimwe na rimwe hari n'igihe itabasha gukemura ibibazo by'abadamu, kuko abadamu akenshi ibibazo usanga biri ku bwonko. Aha rero hari imisemburo bita apomorphine, hari n'iyo bita bremelanotide. Iyi ni imiti mishyashya, ntabwo iratangira gukoreshwa mu Rwanda, ariko byagaragaye yuko iyo abadamu bayifashe usanga ijya gukora kuri cya gice cy'ubwonko gikangurira imibonano mpuzabitsina, bigatuma umuntu atangira kugira ibyiyumvo bijyanye n'imibonano ndetse no kuryoherwa no kwishimira imibonano mpuzabitsina. Ngiyo rero imiti ivura ibibazo bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bagore. Nizere ko mwakurikiye, mukore subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro nk'ibi buri gihe. Yari Dr. Aristarike Muganga, mukomeze kugira umunsi mwiza.